natwe ikinamico rangurura usobanukirwe n'imikoreshereze ikwiye y'imbuga nkoranyambaga. Twongeye kubaha ikaze bakunzi b'ikinamico rangurura. Mu gice cy'uyu munsi cy'ikinamico rangurura, Ana Maria atangiye gusobanukirwa akamaro ko gukoresha imbuga nkoranyambaga mu bucuruzi. Vestine ngo yiteguye gusezera ubukene mu minsi mike. Ni mu ikinamico rangurura. Uziko nari nakubuze Betty. Ibyo nazindukiyemo se ntubibona nise? Ndabibona rwose wazindukiye mu isoko. Kandi wayikoze pe. Nawe mfasha ahubwo nise. Genda usore ziriya ntebe zo mu ruganiriro. Ngo iki? Nzisohora kubera iki? Anise, kuri ibyo ngusabye rwose urushinge rw'isa ruratembera. Ubu mu kanya gato wabona hasesekaye. Ye? Ninde uhasesekara? Umushyitsi. Ngo iki? Fasha tugire vuba yewe. Ariko Betty, uru rugo n'urwanjye nawe cyangwa rusigaye ari urwawe wenyine? N'urwacu twembi. None se ni gute witegura abashyitsi utarigeze umbwira ko tuzasurwa? Anise, nyumvira ugenda usore ziriya ntebe dore zirashaje ziradusebye. Ugiye gutira izo kwa Munyankindi. Ubu ngewe ni seti ngiye gutira intebe zo kwa Munyankindi. Noneho niba wumva izo kwa Munyankindi zigayitse jya kwa Gitifu. Betty, Karame, uri muzima cyangwa wasaze? ntabwo nasaze yewe. Mukanya umunyamakuru Natana arasesekara hano. Ashe kuhakora iki? Kungira icyamamare. Turakorana ikiganiro kizatambuka kuri channel ye ubundi mbashyire hanze. Bandi ushyira hanze se kandi? Abanyeshyari b'ibuganwa b'abagore bose bangirira ishyari bakirirwa bamvuga nabi ndabatamazi. Ibyo nibyo byatumye ureka kujya mu isoko gukorera amafaranga ngutegereje umunyamakuru uza kukuzimuza. Wowe ntuzi aho bari abagore bangeze kubera ishyari ry'uko tubarusha iterambere. Ndabavuga mu mazina yabo bombi mbasebye. Sindi kumwe nawe. Reka nitegura ahubwo nigire mu kazi. Ibyo byo gutanga ibiganiro bisebye abandi ku mbuga nkoranyambaga. Ahore. Ntibyancira ishati rwose. Sinakwemerera nise. Uraguma hano dufatanye gukorana ikiganiro na Natani. Bari abagore sinabifasha njyenyine. Ko wumva ufite aburi busebye se bakugirira ishyari. Urabinshyiramo gute ko ntaho mpuriye nabyo? Gatako we. Bayiki mama. Ariko Gatako uki wambeshye koko ko iki cyayi cyahoze nkaba mpiye koko. Kandi wari ufite akayiko mama. Gusa wakoroga kubona kidacumba umwotsi koko. Usibye akayiko ngiye nabyitayeho. Ibyo tubireke. Ibyo nakubwiye gukora wabyumvise. Nabyumvise rwose. Hanyuma abana nibava ku ishuri ntaraza ntutume batinda kuri televiziyo nk'ejo bundi. Ariko mama. Karame. Kwari wowe wabibamenyereje nk'ubwo umbwira kubibabuza wumva bari bubyemere. Kubera iki batabyemera? Ubanza ubuze Bruce kumfatira telefone ntayimuhaye ahubwo. Ibyo nawe wabimubwira ni musaza wawe uruta. Kumugira inama yo kutarangarira ku mbuga nkoranyambaga agacira amasomo ye rwose nawe birakureba. Ngenda gerageza ariko we na papa mudashyize akanyu ntibyakunda mama. Okay, ndaza gushyiraho akanjye. Hagati aho rero hari amakuru ashyushye ngufitiye mwana wawe. Wambona ikindi kiraka se mama? Ahubwo sugira ngo bikunze ibyo biraka byawe bikiri ngombwa mwana wa. Ngaho nyibwirira ayo makuru rero reka kunyicisha amatsiko. Ni makuru kiza. Ariko ubwo wowe kubera ko ukunda gukoresha imbuga nkoranyambaga ni wawe warabibonye we. Ibiki ariko mama? Yego ko niho nabikuye rero. Mama wanjye na social media rwose. Umva ye. Ndakumva mama. Nabonye umuganga gakondo ufite ubushobozi bwo gutubura amafaranga akayagira menshi uko ubyifuza. Ayatubura gute se mama? Urayamuha akayakuba inshuro nyinshi cyane. Mbese nk'inshuro wifuza zose. Wamubonye ku ruhe rubuga nkoranyambaga se? Oya ahubwo mbaza uti ayo mahirwe turayitesha. Ariko uziko no mu kiganiro hajemo abatangabuhamya we bayamuhaye akayatubura. Nukuri mama warabyiboneye neza ko yamutuburiye? Yarabimukoreye yewe. Ahubwo nasigaranye nimero ze ndumva nshaka kumuhamagara. Umuhamagare mama. Numuha amafaranga yawe nkabona yavanyemo menshi. Nanjye ndahita njya kuzana yandi nahembwe muri cya kiraka yantuburiye. Sha umva ubu turakize birarangiye. Zikino mwambonye we. Ubu muri santere ninge muntu ukingura nyerere ko kanamari. Ukuri da. None ko buri gihe ntambuka imbere y'iyi papeteri yawe igifunze. Nubundi ntibisanzwe ko nzinduka da. Nuko uyu munsi natunguwe no guhamagarwa n'umukiriya wahananze ahanegerereje nkaza kumuha ibikoresho. None usigaye ucururiza kuri telefone? Ntabwo byari bisanzwe ahubwo Alo?
we yego niho ni umuyobozi w'ishuri ryigenga nabonye itangazo ryamamaza papeterie yaje none hari ibikoresho nashakaga. yego rwose mumbwire ibyo mukeneye mbibategurire. wampa nimero ukoresha kuri WhatsApp nkakoherereza urutonde rwabyo? iyo nimero yanjye muhamagaye iriho rwose mubinyoherereze ndahita mbibategurira. ni byiza cyane mu kanya ndakoherereza urutonde rwabyo. Ani Mari we uzi kwa mugabo atambeshye. uhuye mugabo we Karibuso we burya kwamamaza ni ingirakamaro. Nakubwiye ko nazinduwe nuko nahamagaye n'umukiriya kandi yangura ibintu byinshi pe. Nyuma ye hagiye haza abakiriya ba hato na hato ku buryo ubu kuri iyi saha amaze gukorera amafaranga ashimishije. None umva n'umuyobozi w'ishuri arampamagaye. niba waramenyanye na Karibuso ahubwo ntuzabona aho kwiza abakiriya. Kuki ntamenye ko Karibuso akora ibintu bijyanye no kwamamaza kare kose koko? aho bimenyeye ahubwo fatiraho we komeza umwiyegereze akwamamariza abikora neza cyane. None se burizi nimero zanjye abantu bazihamagara zibahate we? Karibuso se kari umunyabwenge akoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye ntabura uko yamamaza. Se we mba Sabrina ni njyewe tica. urarwaye se nguhamagara umubyeyi wawe aza kujyane kwa muganga? Ntabwo ndwaye. None se niba uri muzima ukaba udashonje niyo mpamvu muri iyi minsi ukabije gusinzira mu ishuri? Gusinzira se? Brice ndakubaza ikibazo ufite gituma muri iyi minsi usigaye usinzira mu ishuri kuko si mu isomo ryanjye gusa no mu yandi masomo rwose namaze kumenya ko usinzira. Tica rwose nta kindi kibazo mfite uretse ko ndyama ninze. uryama utinze kubera iki? iyo ngeze mu rugo nsanga imirimo inegereje ari myinshi. Imirimo? urumva hari imirimo yo mu rugo noneho nkakoraho muwaka byose bikansaba umwanya hanyuma nkaryama nyererewe cyane. None se imirimo ukora mu rugo ku buryo uryama utinze niye koko Brice? mu rugo hacu tworeye ingurube ngera mu rugo nkajya kuzishakira ibyo kurya nkaza nkazigaburira. None se ubu ibyo kujya gushakira ingurube ibyo kurya nijoro koko? no koza ibyombo mbere yo kurya tumaze no kurya ndara mbyogeje nkabona gukoraho muwaka. yewe niba ari uko bimeze ni ikibazo pe. niyo mpamvu rwose ngera mu buriri najya kumva nkumva ngo burakeye nkaba ndabyutse. Ukaza gusinzira mu ishuri aho kwiga? niko bimeze nta kundi tica ogi. ariko uko bimeze ababyeyi bawe baba bafite ikibazo tugomba kubashaka tukaganira. ngo iki tica? ngo guhamagara ababyeyi banjye? yego Brice papa wawe cyangwa mama wawe ngomba kubashaka nkababwira ko kugukoresha imirimo myinshi nimugoroba bikugiraho ingaruka rwose. ariko rero urebye ibyo uvuze byose nari narabibabwiye. warabibabwiye Brice? wabwiye ko utabona umwanya wo gusinzira ngo uruhuke bihagije bigatuma usinzira mu ishuri se? yego tica narabibabwiye kandi bambwiye ko bagiye kubikosora. aba numva nta mpamvu ihari yo kubashaka. uvuze ngo iki Express? Vuze ko nta kiganiro kikibaye nata. Kumva si byo bishoboka. Ariko se Express nze niteguye nashatse na cameraman ngo amfashe gufata amashusho meza nurangiza ngo ntiki kibaye koko? Nisubiyeho rero. None se kuki unkoreye ibintu nk'ibyo koko? Umaze kubona ko utakimaye ikiganiro kuki utamenyesheje kare ngo ndeke kuza? Hari igihe umuntu atungurwa nata. Se kuva mu gitondo twavuganye unyemera ko witeguye ko dukorana ikiganiro. Niki kibaye gitumye untungura gutya koko? Urumva rwose ikiganiro nanjye nari ngikeneye pe. None se ko umunyamakuru mpari nkaba nazanye n'ibikoresho byose habaye iki? Nuko nashaka gukorana nawe icyo kiganiro ndi njyenyine. Ikiganiro twakorana cyaba cyiza ndi kumwe n'umugabo wanjye ni Seti none ntawe uhari. Ariko rero ibyo by'umugabo wawe ntabyo twari twavuganye rwose Express. Ibyo nkubwiye ni ibyo. Ubwo ndaheye nyine nta kundi none. Bihangane. Ubwo ziko ngomba guhemba cameraman nateshe izindi gahunda ze nkanamutegera moto ngo tuje mu kiganiro. None se nanjye katari nge nta ni Seti wampemukiye akajya mu zindi gahunda. Muranwitse nyine ubwo nta kundi uhombye arabyimenyera none. Ariko mbega intamati mbega indyohesha birayi. Zikingana n'intawe wabibonye? Mufite ingurube nziza cyane Express. Tuyitaho cyane tuyitaho pe. Njya numva nanjye nakorora ingurube rwose ariko nyine sinabona aho nyororera. Ushaka worora ingurube ariko nagufasha. Rwose ni nziza we. Umva uvuze ngo wamfasha? Nagufasha nakwica ikiru cy'igihe cyawe nagutesheje uyu munsi ukagura ingurube ukayindagiza. Express ufashe icyemezo utabivuganye n'umugabo wawe urumva byakunda koko? Sinjye bikubwiye se? Ndabizi ko byakunda Express nk'aka kanya.
ye none ni ukuri mbwira amafaranga igura ndahita nyagusigira ujye kuyigura niba hari aho uyizi. ese ntibirashya ko nshonje cyane mwana wa? ntibirahwana ariko nakujaburira mama. reka ndihangana. ariko rero birahumura neza. Erega ndi umukobwa wa mama. Nzi guteka amakuru rero. Amakuru? Yego mama. Uzi ko nageze aho nkumva naguhamagara ngo nkubaze ko wahamagaye wa muntu. Uwuhe muntu? Wa muvuzi gakondo utubura amafaranga. Mbwira niba yagutuburiye duhite tumuhamagara nanjye atubura yanjye ahubwo. Wahora n'iki ko namuhamagaye nimero ye nticemo? Ongera umuhamagare mama. Remba mereze iyo telefone ubundi nongere muhamagare twumve. Wakira muhamagare pe. Cyami gacamo we. Reka twumve. None hiciyemo we. Usikuna umutima wanjye uri kudeha mama. Nese katayitaba we. Mwana we. Umutima uri kudeha we. Haro. urinde uruwaye urashaka iki? Nitwa Vestine. Nakurikiye ikiganiro cyanyu kuri chano yanyu. Niho nakuye nimero yanyu. Mbwira icyo ushaka vuba nta mwanya mfite. Yavuba. Nabonye ko mufite ubushobozi bwo gufata amafaranga y'umuntu mukayatubura akaba menshi. Ako kanya rwose. Aho ugiye ajambo mba nabirangije. Niyo serivisi mbakeneyeho. Ufite amafaranga gahetse madamu? Mfite amafaranga 1,100 n'ukuri. Ukaba ukeneye ko ndatubura akabangaye? Nyine nashakaga nka 300,000. Ko munseka gusa se. Ibyo wifurije ntibishoboka de. Kuko kugira ngo amafaranga atubuka agere kuri 300,000 hari umubare ugomba kuba ufite. Urumva? None se ubwo 100,000 byavamo miliyoni zingahe? Ijana zonyine. Miliyoni 300 wifuza zabyarwa n'ibihumbi 300. Mwana we. Nta kibazo noneho ubwo muramtuburira 100,000 bivemo miliyoni 100. Hari icyo bitwaye? Ntabwo byashoboka madamu. Ntabwo byashoboka rwose. Wavyishe igihe wifuzaga byinshi birenze ibyo ufite. Ubwo ni ukuvuga ko ntacyo mumfashije rero? Kugufasha nagufasha. Ariko kuko wabaje kuvuga miliyoni 300 n'umunwa wawe. Ni ukuvuga ko ari cyo umutima wawe wifuza. Yego rwose. Ushoboye kose. Ukabona 300. Nakubwira uko bigenda kugira ngo ubone miliyoni 300 watuje akanwa kawe. Urumva? None se ubwo ko aro iwe uzika kubye we. None se bigenze bite mama? Ewe uriya muntu ari serious cyane. Ntashaka umuntu umutesha umwanya. None se ubwo tubireke gutyo mama? Ayo mafaranga umuntu arayitesha koko? Ntibishoboka. Urumva nayitesha se? Ngomba gukora uko nshoboye nkashaka yo kuzuza 300,000. Akayadukuramo miliyoni 300 rwose. Kwa Munyanyindi turakize mama yiwe. Nubita twubaka etaje y'ubucuruzi hariya mu isantere ya Bugano. Icyo ngukundira mwana wanjye umushinga wose ubona kare. Cyane rwose. Kandi umwe mu miryango yo hasi uzahita ufunguramo salon de coiffure. Ntaho mvugiye aho. Undi papa ugira uwo gucururizamo imyaka. Mbese ubu ndayireba twayujuje. Umva rero gatako mwana wanjye. Washyuha wagira. Ibi bintu bigomba kubibanga. Ariko se mama, Karame, tuzabona miliyoni 300 duceceka ntitubibwire papa. Oya, ntituzabimuhisha, ariko muri iki gihe tutarayabona. Tube ducecetse, tuzagira icyo tuvuga amafaranga yabonetse.